hanyuma avuze ko nzabwagura noneho nkomeza kugenda avuga ngo arambwira ngo saa 8 z'ijoro ngo nibwo nza kuza kubwagura ngo hanyuma ngo ibintu bigaturika mu nda hanyuma ngira ubwoba ndaramagaze ndavuga ngo saa 8 ziragera nkanuye sindi bubwagure ndashimiriye baravuze ngo turimbwa we barakubwiye ngo urimbwa ariko nibigeze bakubwira kuzabwagura je baravuze ngo ndimbwa izanabwagura ariko ndashimira Imana nahuye na Yesu ntarabwagura ubwo sinkibwaguye cyakoze iyo ngumayo bari kumbwaguza ndashimiye igihe kimwe ntumusore ndamubwira nti rero wowe genda hanyuma ujye umumbwirira mubwire ko mukunda hanyuma ibizajya bivamo uzajya uzubimbwire hanyuma nawe nanjye nzajya nguhemba tukagabana ayo nahembwaga hanyuma arangize nta ntambwire ibyo yamubwiye akajya ambwira ngo birimo biragenda kumbi warimo yiteretera ntungurwa nuko agiye kumutwara kandi ari we wari wambwiye ngo arimo aramundebera nagira ngo mbabwire muntu ufite ibyo apanga n'ibyo akora jya wigirayo amakuru y'abantu bakuzanira bakubesha jya wigireyo n'umuntu ntanagusengera ariko nawe senga iyo utigiriyeyo hari igihe bakubwira ibidahura n'ibyo ushaka twabaye mu mazu 18 kugira ngo tube turaho turi hanyuma inzu ya kabiri twabayemo yari inzu yarimo abadayimoni ariko twe tutari tubizi twaryama ari nijoro tugacurika imitwe amaguru tukayarebesha hejuru noneho mbaza nyirizu ngo ese ni gute umuntu ariko turyama twamara kuryama tugacurika imitwe amaguru tukayarebesha hejuru biba byagenze gute aravuga ngo muracyari abana ngo nuko ingo zubakwa mbaza nk'abantu 3 bazubatse nkabaze ngo se ko mwe mubatse ingo namwe muzubatse mushinga amaguru mushinga umutwe mukamanika amaguru baravuga batereka reka ahubwo iyo nziba ubamo niyicurika miliyera kubera kwa kazi Imana ishimwe itanga akazi nkajya mvidura nsenga Imana ngo impindurira akazi irambwira ngo mwana wanjye sinagukura kuri aka kazi ntakwaguye iranyagura inkura kuri tuwarete z'abaturage injyana kuzo kwa muganga ku Kabutare ndashimira Imana y'amahoro mbangize ibituwarete binini kuri ibituwarete binini niho Imana yagize neza inzanira umukobwa uyu niwe nabonye ari kuri jaride ijwi ry'Imana rirambwira ngo nguriye umugore wawe hanyuma barakibaho waziye aho baziye baravuga ati ko hanze hari umuntu bavuga ngo uriya sinzi yaturutse bavuga ngo sinzi bye hanyuma baramubwira bati ni wowe waze gushaka ikigaragara cyo ni umusore nawe uri umukobwa genda nunamupinga ariko umupinga umwegereye hanyuma arangije atanzanira intebe ayitera ku zuba izuba ryaka ndashimira Imana iyi Imana izi ko hari bizakwanika ikumenyereza izuba hanyuma byakwanika bigasanga izuba wararimenyereye ndashimira Imana izi ko hari bizagupfukamisha irabanza igakomeza amavi byagupfukamisha bigasanga amavi yarakomeye hanyuma kuri iryo zuba narahihanganiye arangije abonye ko nihanganiye izuba azana nagira ngo mbabwire burya ibigeragezo iyo wihanganiye kimwe umwanzi azana ikindi intego kuba ari kugira ngo agukure kuri Yesu ubura ubutabazi ariko ndashimira Imana twamenye ubutabazi niyo byakomera tuzaguma kumutabaza tuzaguma kuturengera tuzakuma kutuba bugufi mwami nashimwe birangira rero azanye imyeyo aravuga ngo muradutunguye musanze tutarakora amasuku akajya turutse imyande firiya hatumura nzanaho ariko nkajya avuga ngo urukundo mukunda ntabwo namwanga kubera uyu mukungu yabane narabwiwe n'umupfumu arambwira kubera ko yari yaje iwacu ngo aje kugangahura twari tutarakizwa aje ngo kugangahura abona bashiki banje ko bashiki banje yagira ngo akurebe neza ahenge ku mutwe ubwo nibwo abakurebye neza hanyuma jewe nkaba ari jewe nyine wavagamo nkabandi muzima abandi bose rwose bari bamerewe nabi hanyuma iyo barimo binjira mu nzu ubugira ngo ni filime bakinnye umutera akaguru undi utera akaboko mbese ububona ari ibintu utapfa kumenya kubera ibyatuzahaje ariko ndashimira Imana izana ubutabazi birangira rero mu rugo byose ibyo byari bigoye umupfumu azana amahembe azana amagufa azana ibintu byose amaze kubigeza imbere avuga ngo ndabagangahura ariko murampe 200,000 bati ntabyo turi bubone ndavuga ngo
ngo ntabwo nukatuza abakuru, aravuga ngo niba mubibuze mushaka urushishi rw'urusekurume. Hanyuma navuga ngo urushishi rw'urusekurume twarukura hehe? Hanyuma ndavuga ngo mukecuru wanjye aravuga ngo urwo ntitwarubona. Ndavuga ngo ubwo ari urushishi ndarubashakira, ndagenda ntora urushishi rwose urwo ari rwo mbonye ndaruzana, nduhereza umupfumu ndamubwira ngo nguru urushishi ngaru ndaruguhaye, ngaho nyine ngaho uganga urabo mu rugo, ariko urushishi bashakaga rw'urusekurume ndarubonye. Yarazi ko amananiza dushyizeho. Hanyuma nitegereza umupfumu ndamubwira ngo ayo ese naza kuza kumbwira ko uru rushishi ari urunyagazi, aranyereka aho yarebeye ko ari urunyagazi, niho njya kurebera urusekurume. Ndashimiriye ubutabazi bwarimo buza jewe ntabizi. Dushimiye Imana itwemereye kuno mwanya kugira ngo dutange ubuhamya kandi dusome n'ijambo ry'Imana turiganireho. Amazina nitwa Nyandwi Fideli, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 5, ndakijijwe, nkorera umurimo w'Imana ku itorero ry'Inyamagana, paruwasi ya Nyanza. Uyu mwanya rero tugiye kubanza twishyira imbere y'Imana dusenga kugira ngo izi gahunda zose ziyoborwe n'Uwiteka. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye uburyo waturinze, uburyo wabanye natwe, nta gikuba cyacitse, turabigushimiye. Waraturinze, urinda imiryango, urinda abanyarwanda muri rusange ndetse n'abaturanyi bacu. Ibyo bikorera kugira ngo izina ryawe ryubahirizwe mu mwana wawe Yesu Kristo. Ndeka dutangire dusoma ijambo ry'Imana, hanyuma tunaganira no ku buhamya. Ubuhamya ndi butange ndavuga ahantu Imana yankuye. Imana yangiriye neza. Data yabohaga ibitebo, hanyuma mama akaboha ibirago, hanyuma bakoreraga amafaranga bapagasa. Nari mbabwiye ko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko ngatangamo n'ubuhamya. Mu buhamya ndi butange ndakuvuga aho Imana yankuye. Data yabohaga ibitebo, mama aboha ibirago, ariko na n'ubu baracyabiboha. Hanyuma shimiye Imana yabanye nanjye, shimiye Imana yangiriye neza, shimiye Imana yantabaye ku munsi ubu noneho nanjye sigaye nkora nikorera ku giti cyanjye. Ntabwo nari nzi ko byakunda, ariko byatewe n'ubutabazi bw'Imana. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tuvuga ubuhamya ho gatoya, ubundi tugane no ku ijambo ry'Imana, ubundi dusenge. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma turarisanga rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18. Haravuze ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Twakire neza ijambo ry'Imana. Shimiye Imana iduhaye uyu mwanya mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana yangiriye neza, ikampa uburyo nta buryo nari mfite. Ndi mu bantu bashonje inzara, hahandi nagezeho nkabona inzara ikora imirabyo, nkajya mbona imirabyo irarabyo nkagira ngo imvura igiye kugwa, kumbi niyanjye nkubiyeho. Ariko nshimiye Imana yangiriye neza. Ubu ahantu ntuye ni muri Nyanza, ariko iwacu mu karere mvukamo ni muri Nyaruguru. Hanyuma naze nkurikiye data kuboha ibitebo, yarabuze uburyo, hanyuma habaho kujya gukorera amafaranga baza n'imivure. Ndamukurikira tuza n'amaguru tugerayo. Tugezeyo Isave nibwo twatangiye gukora imirimo. Uwo munsi twaharaye, nibwo bari baraye bibye mu gace gatoya kitwa mu Gatoki, benshi barahazi. Hanyuma ubwo twari turaye muri iryo joro, buracya mu gitondo baravuga bati tutiriwe duperereza bya bisambo turabibonye. Twarimo dushakisha akazi, abantu benshi baravuga ngo ngibi bya bisambo turabibonye, kubera ko twakanuraga nk'ibisambo ariko tutiba. Hari igihe umuntu akanura nk'igisambo atiba bitewe n'iminsi n'ibigeragezo, umuntu agakanura nk'umurozi kandi ataroga bitewe n'ibigeragezo. Dushimiye Imana itugirira neza,
ikaza ikabwira abantu ko tutiba, ariko ubundi inkanuro yacu hari igihe tuba dukanura nk'abantu bahemuka, tudahemuka. Rimwe na rimwe ugasanga n'abahemuka sibo wenda bitayeho kureba, hanyuma nibwo batugose mu gitondo, hanyuma baravuga bati tutiriwe rero tujya muri byinshi turabafashe. Noneho ko data atarazi kwiruka, je ndiruka ko je nari mbishoboye. Baravuga bati igisambo kimwe gikuru kirirutse, batwirukaho baratugota. Niruka njya ku musozi witwa Zivu, numva induru zirimo ziravuga, aho ndahava. Nirukanka njya ku musozi witwa Ishyanda, induru naho zirimo ziravuga, ndakata nji Munazi ngo mpagere. Ndimo manuka ngira ngo ngere mu kabande, numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo urapfuye, ariko humura ndagutabara. Hanyuma Imana irantabara. Uburyo yantabayemo yarambwiye ngo kuko abaguturutse imbere ntibakuzi, ahubwo abaje bagukurikiye nibo bakuzi. Nawe vuza induru, mvuza induru. Maze kuvuza induru bayoberwa uwo birukagaho uwo ari we. Hanyuma ndavuga ngo uwo mushaka mumushakire mu kabande, jewe ntabwo mukimbonye. Hanyuma nkora umusozi wo kuzamuka, hanyuma ndazamuka, bajya kunshakira mu kabande, kumbije nazamutse. Ndashimira Imana yantabaye, ndashimira Imana yangiriye neza. Hanyuma ngo mzamuka umusozi, hanyuma barambura. Shimiye Imana kwabera ntabwo bahunga bamanuka, ahubwo bahunga bazamuka. Izacu nizamazamuka, aho mba ndabacitse kuri urwo rugo nakatiyeho, urwo rugo bari banyiciyeho. Muri ako gace niho mugeni Imana yampaye. Uyu nababwiye tubyaranye abana 5, niwe Imana yampaye. Iravuga ngo aho wari ugiye gupfira niho nshize ubutabazi. Iravuga ngo aho wari ugiye gupfira niho nzanye uburyo. Imana izana uburyo, Imana izana uburyo. Hanyuma irambwira ubutabazi ngiye kuguha mwana wanjye, ngiye kuguha akazi utazajya ubyiganaho n'abantu. Imana impa akazi ntazajyaga mbyiganaho n'abantu. Nakabwiye abo twasenganaga, barambwira ngo ese ubwo ako kazi wese uzakora mu karere. Ndababwira nti Imana nakambwiye, kumva Imana yagira ngo inyihera akazi ntabyiganaho n'abantu, nkajya ngenda. Irandengera kuko nageze kuri uwo musozi, amatuwarete amaze kuzura. Irambwira ngo mwana wanjye, aha niho nguhaye akazi. Naviduraga amawesi, nari naragumiwe. Bamwe bavuga ngo nta musore ugumirwa, je nari naragumiwe bitewe n'akazi. Abaje kunsura bagasanga akazi ndiho, bakavuga ngo iyi mikorere uramutse urwaye nta wagusimbura. Bakobwa baranta, kobwa barandeka bitewe n'akazi kari kabi. Ariko ndashimira Imana ko byose byitwa akazi. Abavidura burya n'akazi, abari muri biro n'akazi. Kereka ibisobanuro by'akazi niho bahera bagusuzugura. Turashimiriye kubera kwa akazi. Imana ishimwe itanga akazi. Nkajya mvidura, nsenga Imana ngo impindurire akazi. Irambwira ngo mwana wanjye sinagukura kuri aka kazi, ntakwaguye. Iranyagura, inkura kuri tuwarete z'abaturage, injyana kuzo kwa muganga ku Kabutare. Ndashimira Imana y'amahoro, mbangize ibituwarete binini. Kuri ibi tuwarete binini niho Imana yagize neza, inzanira umukobwa. Uyu niwe nabonye ari kuri jaride. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo nguriye umugore wawe. Ndagenda ndamwegera, ndamubwira ngo ijwi ry'Imana rirambwiye ngo uzaba umugore wanjye. Acira mu maso, aravuga ngo niyo nabawe suko babivuga. Beneda, sinarinzi gutereta, ariko narinzi gusenga. Nawe kuba umufite suko uzi gutereta, si wari uzi gutereta. Ni yera yabikuvugiye kuko bahuje n'umugambi w'Imana. Suko uzi ubwenge, suko wize, ahubwo ni umugambi w'Imana. Iyi Imana isohoza icyo yavuze, bese bagira ngo ni ubwenge, ntabwo ari ubwenge. Hanyuma rero ndamubwira nti rero nuko numvise urukundo runyoboye. Arangije acira mu maso, mugenzi wagishije inama, avuga ngo ntimugapfe gutoragura ibyo mubonye. Hanyuma atashye ataha atampaye na nimero. Hanyuma
ndaperereza ngenda mbaza imisozi yose uwitwa Nyirasabimana Monique uwo banyeretse nkabona siwe. Hanyuma ngiye gutaha ku mugoroba ndamubona, namushatse bigoye, ndangije mubonye nawe ngiri kumwe no kunanirwa, ntiyareba umunaniro ngize, arangiza aranyihisha. Ndavuga ntegereje ababyeyi aho bari buzire baraza gukingura. Hanyuma barakibawaziye, aho baziye baravuga ati ko hanze hari umuntu. Ndavuga ngo uriya sinzi yaturutse, ndavuga ngo sinzi bye. Hanyuma baramubwira bati ni wowe waze gushaka, ikigaragara cyo ni umusore nawe uri umukobwa, genda nunamupinga, ariko umupinga umwegereye. Hanyuma arangije atanzanira intebe ayitera ku zuba, izuba ryaka. Ndashimira Imana, iyi Imana izi ko hari ibizakwanika ikumenyereza izuba, hanyuma byakwanika bigasanga izuba wararimenyereye. Ndashimira Imana, iyi izi ko hari bizagupfukamisha irabanza igakomeza amavi, byagupfukamisha bigasanga amavi yarakomeye. Hanyuma kuri iryo zuba narahihanganiye, arangije abonye ko nihanganiye izuba azana ndagira ngo mbabwire burya ibigeragezo iyo wihanganiye kimwe umwanzi azana ikindi. Intego kuba ari kugira ngo agukure kuri Yesu ubura ubutabazi. Ariko ndashimira Imana twamenye ubutabazi, niyo byakomera tuzaguma kumutabaza, tuzaguma kuturengera, tuzaguma kutuba bugufi. Mwami nashimwe. Birangira rero azanye imyeyo, aravuga ngo muradutunguye musanze tutarakora amasuku, akajya turutse imyande firiya hatumura nzanaho. Ariko nkajya avuga ngo urukundo mukunda ntabwo namwanga kubera uyu mukungugu yawuntumuriramo nkashinyika amenyo. Ndagira ngo mbabwire iki umuntu ashaka kiramwanika, icyo umuntu ashaka kiramuvuna, icyo umuntu ashaka kiramurushya, icyo umuntu ashaka kiramugora. Hanyuma ndihangana mu gutaha ntiyamperekeza, ariko navuga ngo kizima nuko nahabonye. Shimiye Imana y'amahoro, ikizima natwe nuko twamenye Imana. Ibyaze byari byinshi turahaguma kuko tuzi ijambo yatubwiye twisaranye naryo. Birangira rero ngiye nongeye kugaruka, noneho akazajya nyihisha. Igihe kiragera rero ndavuga ngo Mana nitumira umuhungu twakoranaga, ndavuga ngo nge ntibankunda bitewe n'imyambaro. Urukundo narakundaga, ariko imyambaro nari nambaye bagira ngo nta rukundo ngira. Nari niyambariye ipantaro ya mukuru wanjye yampaye kubera ko yari munini ngewe ndi mutoya, nayitebe zikazana amarinda, nasira bishato kamengo n'iribaya. Ndashimira Imana y'amahoro yatugiriye neza, abantu akambarira ibaya bari barampimbye cy'abagore. Ariko ndashimira Imana yumva gusenga, naze kumenya neza k'umugore mu itorero. Ariko ndashimira Imana, burya umugore ashushanya itorero. Ndavuga ntibanyise cy'abagore, hari icyo byashushanyaga. Umwami natugirire neza. Hanyuma baranyanga, ariko Imana irankunda. Ndashimira Imana y'amahoro idakora nk'abantu. Iyo batwanga nkuko Imana itwanga, nkuko batwanze, ntaho tuba dufite. Ariko ndashimira Imana yumva ntaho tuba tujya, nta naho tuba twerekeza. Imana y'amahoro iyumva gusenga, Imana twizeye ni Imana izana ubutabazi. Umwami naturengere, umwami nashimwe. Ngo biza kuza kurangira rero Imana indengeye ibyo yawe yambwiraga amagambo ashaririye, ariko nkihangana. Igihe kimwe ntumumusore ndamubwira nti rero wowe genda, hanyuma ujye umumbwirira, umubwire ko mukunda, hanyuma ibizajya bivamo uzajya uzubimbwire, hanyuma nawe nanjye nzajya nguhemba, tukagabana ayo nahembwaga. Hanyuma arangize nta ntambwire ibyo yamubwiye, akajya ambwira ngo birimo biragenda. Kumbi warimo yiteretera, ntungurwa nuko agiye kumutwara, kandi ari we wari wambwiye ngo arimo aramundebera. Nagira ngo mbabwire, muntu ufite ibyo apanga n'ibyo akora, jya wigirayo. Amakuru y'abantu bakuzanira bakubesha, jya wigirayo, wigireyo. N'umuntu ntanagusengera, ariko nawe senga. Iyo utigiriyeyo hari igihe bakubwira ibidahura n'ibyo ushaka. Ndashimira Imana y'amahoro yumva gusenga. Hanyuma igihe gitoya nje kubona mbone noneho wa muntu agiye, ndavuga nti reka nigireyo, uyu muntu arambeshye, uyu muntu rwose ibyambwira ntibihura n'ibyo ndimo mbona. Hanyuma ngezeyo batangira kunsuzugura, ariko nawe menye uko yabigenje. Hanyuma ndagenda njya gusenga Imana, ndavuga ngo Mana numumpa. Buriya tuba twasenze nuko tubona icyo twari dukeneye tukabifata nk'ibisanzwe. Ndavuga ngo Mana numumpa ayo natangaga nkayajyaniriya,
yewe nzajya nyazana mu maturo yishimwe, hanyuma wowe ujye ungirayo kukutabesha, wowe ungirayo kukutabara. Imana ingirayo imusanga ari nijoro saa 8 ngo abona marayika afite inkota, aramubwira ngo reba abandi basore bo ngaragara ndi umukene, ariko aravuga ngo nujya muri no rugo niho uzahirwa. Arampamagara mu gitondo aravuga ngo nagize inzozi mbona ni wowe tuzaba. Ndavuga nti Imana igezeyo, ndashimira Imana igezeyo turabimenya ubu, ariko ndashimira Imana ubu turi kumwe. Twabyaranye abana 2 baza kumujyana kuko bamenye ko ndi umukene, hanyuma baje basanga aratwite, baramubwira ngo nubyara uzaze. Iryo jambo mba ndaryumvise nzamuka umusozi, ndavuga ngo mwami ubwo inda ariyo ibasubizayo, uzongera umumpera indi nda, nabyara uzongera umumpera indi nda. Hanyuma inda niko byagenze, baragarutse basanga indirimo, baragenda. Ndashimira Imana ko hari ikirukana imigambi mibi mu bantu, hari ikintu Imana igukorera imigambi mibi ikagenda ivaho. Mwami nashimwe. Hanyuma tubanye mu rugo, twabaye mu mazu 18 kugira ngo tube turaho turi. Hanyuma inzu ya kabiri twabayemo yari inzu yaririmo abadayimoni, ariko twe tutari tubizi. Twaryama ari nijoro tugacurika imitwe, amaguru tukayarebesha hejuru. Noneho mbaza nyirizu ngo ese ni gute umuntu ariko turyama, twamara kuryama tugacurika imitwe amaguru tukayarebesha hejuru, biba byagenze gute? Aravuga ngo muracyari abana, ngo nuko ingo zubakwa. Mbaza nk'abantu 3 bazubatse, nkabaze ngo se ko mwe mubatse ingo namwe muzubatse mushinga amaguru mushinga umutwe mukamanika amaguru? Baravuga batereka reka ahubwo iyo nziba ubamo niyicurika. Turashimira Imana, nasengera abantu bari mu mazu. Hari abantu ba mu mazu arimo ibintu wajya urarushikagurika, bakavuga ngo nubwo buryo ngo niko umuntu aryama atari byo. Iyera yumva gusenga idutabara, nitwereka uburyo naho tuzerekeza ikaduha ubutabazi. Shimiye Imana yumva gusenga. Ubwo twabanye muri urwo rugo, ugeze iwacu wagira ngo ni Gatagara, hari abameze gutya, data ameze uku. Hanyuma mukuru wanjye yaritwitse, bamutereje ibintu by'imiyaga y'imbeho, agira imbeho, aseseka amaguru abiri mu ziko arashya, agenda uku nguku. Hateye inzara rero baruse baragenda, dusigarana nawe. Hanyuma njya kwimba amafuku n'utuntu twitwa mu butaka biranga. Ndavuga ngo ubwo hasi byanze reka ndebe hejuru ntege inyoni. Niho nize gute, nagira ngo mbabwire iyi nda nayo bisaba isengesho. Uramutse utayisengeye nayo iri mu bintu byagutandukanya n'Imana, ikagutandukanya n'inshuti. Umwami nashimwe. Hanyuma rero nari mfite ikibazo cyo kudahaga, tubana n'umugore mfite ikibazo cyo kudahaga, ntabwo nahagaga. Byari ibintu bigoye cyane, sinahagaga, ariko Imana itugirira neza. Ubu nsigaye mpaga. Umwami nashimwe. Nararyaga nkabyuka mu gitondo nijoro, nkabyuka nkabwira umudamu nti wowe ndumva nshaka ko narya. Arambwira ati ibiryo byarangiye. None nkabwa nireka ngende nirebarebere. Nari mfite ikibazo kubera ko hari ibyambaga mu nda, hari ibyambaga mu nda byangendagendagamo. Ibyo nibyo byatumaga ntahaga, ariko ndashimira Imana. Muntu w'Imana asengeye, amaze kunsengera nahise mvuga ngo ndashimiye Imana yumva gusenga, kuko nabonye unsengera bya bintu byagendaga mu nda birapfa. Nari narabwiwe n'umupfumu, arambwira kubera ko yari yaje iwacu ngo aje kugangahura, twari tutarakizwa, aje ngo kugangahura. Abona bashiki banje ko bashiki banje yagira ngo akurebe neza, ahenge ku mutwe. Ubwo nibwo abakurebye neza. Hanyuma jewe nkaba ari jewe jenyine wavagamo, nkabandi muzima, abandi bose rwose bari bamerewe nabi. Hanyuma iyo barimo binjira mu nzu ubugira ngo ni filime bakinnye, umutera akaguru undi utera akaboko, mbese ububona ari ibintu utapfa kumenya kubera ibyatuzahaje. Ariko ndashimira Imana izana ubutabazi. Birangira rero mu rugo byose ibyo byari bigoye. Umupfumu azana amahembe, azana amagufa, azana ibintu byose, amaze kubigeza imbere avuga ngo ndabagangahura, ariko murampe 200,000. Bati ntabyo turi bubone. Ndavuga ngo ntabwo nukatuza abakuru. Aravuga ngo niba mubibuze mushaka urushishi rw'urusekurume. Hanyuma navuga ngo urushishi rw'urusekurume twarukura hehe? Hanyuma ndavuga ngo mukecuru wanjye ararera, aravuga ngo urwo ntitwarubona. Ndavuga ngo ubwo ari urushishi ndarubashakira. Ndagenda ntora urushishi rwose urwo ari rwo mbonye ndaruzana, nduhereza umupfumu, ndamubwira ngo nguru urushishi ngaru ndaruguhaye, ngaho nyine ngaho ugangahura abo mu rugo, ariko urushishi bashakaga rw'urusekurume ndarubonye. Yarazi ko ari amananiza dushyizeho. Hanyuma nitegereza umupfumu
ndamubwira ngo ayo ese naza kuza kumbwira ko uru rushishi ari urunyagazi, aranyereka aho yarebeye ko ari urunyagazi, niho njya kurebera urusekurume. Ndashimiriye ubutabazi bwarimo buza jewe ntabizi. Buriya hanze barago, ibaze kugira ngo umuntu agutume urushishi rw'urusekurume, ibuye ryo mu nyanja, kandi inyanja sibase ngo uvuge ngo urakoramo, ntiwagira akaboko gakora mu nyanja. Ndashimiriye itugirira neza, ntidutuma ibyo, ahubwo itubwira kwizera. Umwami nashimye. Za kurangira rero abone muhombeje amafaranga, aravuga ngo imandwa, arambwira ngo abakuru ngo banyanze, arambwira ngo imandwa ari kugangahura yanyanze. Hanyuma aravuga ngo jewe ngo nzabwagura mu bantu, ngo kubera ko ngo jewe ngo nashwanye n'imandwa, ngo imandwa yanyanze. Ariko mu mutima nkanezerwa nkavuga ngo imandwa yanyanze hari undi uzankunda. Umwami nashimwe. Turashimira Imana y'amahoro. Imandwa n'ubundi twari gukorana nazo, Imana yabizi ko tuzakorana. Umwami natugirire neza. Hanyuma nshimira Imana kugira ngo ngane ku musozo ho gatoya w'ubuhamya ko ari bwinshi. Ndagira ngo ninjire muri rya jambo twasomye, ubundi dusaba ubutabazi. Nta muntu Imana itatabara, nta muntu Imana itarengera. Ngombwa nuko wakwegera Imana ukayizera. Ibyikubuza buri yiguhamagaye, guhamagarira ibintu bibiri. Icyambere nibyikubuza, icya kabiri nibyo iguha. Umwami natugirire neza. Noneho rero aza kuza kuvuga ngo wowe abakuru bakwanze, imandwa zakwanze, none ugiye uzagira ibintu mu nda, igihe nikigera uzabwagura. Niko yari yambwiye. Hanyuma ibyo byankuriyemo ntabizi, igihe kiragera shaka umugore, ibyo bintu mbibana nabyo. Tumaze kugera igihe rero maze kubyara abana, noneho kugira ngo umwanzi antandukanye n'umugore, kugira ngo nge n'ibiryo byaraye, hanyuma umugore dushwane. Ndashimira Imana yabanye nanjye, ihagarara kunda yanjye. Nyamara burya inda n'ugusenga buri wese burya hari ibyajyamo bikamuteranya n'inshuti. Umwami naturengera. Nyuma arangiza arambwira mu ijambo Imana yangiriyemo neza, nkumva nzakomeza kurigendana. Nuko yambwiye ngo nubwo byakomera sinzaguta. Ndavuga nti byo ndumva birimo bigenda neza. Nawe Imana imuha umugisha, nawe musabiye umugisha ko yavuze ngo ntabwo azanta, koko ntabwo yantaye, turacyari kumwe. Mwami natugirire neza, mwami nahimbazwe. Hanyuma avuze ko nzabwagura, noneho nkomeza kugenda avuga ngo, arambwira ngo 8 z'ijoro ngo nibwo nza kuza kubwagura, ngo hanyuma ngo ibintu bigaturika mu nda. Hanyuma ngira ubwoba ndaramagaze, ndavuga ngo 8 ziragera nkanuye sindi bubwagure. Ndashimiriye baravuze ngo turimbwa, we barakubwiye ngo urimbwa, ariko nibigeze bakubwira kuzabwagura. Je baravuze ngo ndimbwa izanabwagura, ariko ndashimira Imana nahuye na Yesu ntarabwagura, ubwo sinkibwaguye. Cyakoze iyo ngumayo bari kumbwaguza. Ndashimiye ko ntabwaguye, ntabwo nabwaguye. Imana ishimwe sinabwaguye. Mwami natugirire neza. Hanyuma batangiye kunsengera, uwo muntu twahuye ansengera ku kibazo nari mfite cyo kudahaga, kubera ko nikubitaga hasi umwuka hejuru kwifunga. Hanyuma inyuma hano hasi, inyuma navuga ku kibuno, umwuka niho wanyuraga. Ndashimira Yesu mu irema ry'umuntu, yavuze ngo tureme umuntu ase natwe. Hanyuma ashyira uruhumekero habiri mu kanwa ndetse n'epfiriya. Iyo hano byanze epfo haba hakora. Ndashimira Imana yumva gusenga. Haleluya, haleluya. Ntabwo bijya byemera umwanzi nubwo yaza afite intwaro zimeze zite. Hari igihe dufunga umunwa twasinziriye, hepfo hagakora. N'ubundi uyu mubiri ni urusengero. Uyu mubiri rero bivuze ngo urusengero narwo nta rusengero rutagira imiryango ibiri. Hari umuryango munini n'umuryango mutoya. Turasimira ko iyo bafunze hamwe handi hafunguka. Hanyuma nikubitaga hasi nkabyimba. Hanyuma mubyeyi uyu mudamu wanjye akavuga ati, abaza abandi bagore, arababaza ngo ese ni gute umuntu ya umuti wava hehe kuri uyu mugabo wanjye ko mbona ibintu bimufunga umunwa akajya hepfiriya haturagurika, bigenda gute? Barambwira ati cyo ni igicuri, nibijya bituri kujya hepfo, hanyuma bitazakujyamo nawe. Hanyuma byamfata akajya ruguru, akajya avuga ngo Mwami Yesu, uyu mugabo wanjye mugirire neza, aho kugira ngo akomeze amere gutya mucyure, nazanzamuka ngo cyangwa ubarigiye ucyura. Ndashimira Imana yumva gusenga. Hari umuntu ushaka kugusengera isengesho ukaba wumva ritari mu mavuta, yari afite ubwoba, azi ko ntazakira, ariko Yesu arakiza. Ubu ku munsi ukurero indwara imaze gukira. Naramubwiye nari ndi ku musozi ndimo senga bikiyemeye mbere, hanyuma ndamubwira ngo tera haleluya, Imana irankijije. Yanda irayoyotse ku ibintu byaraje, none nkumva ngiye kubwagura, no nkuko babivuze numva ibintu bigiye guca hano hepfo
numva hano hepfo haroroshye ndavuga ngo mwami muri aba bantu iry'umupfumu yavuze ntirisohore simbwagure, ariko Mana warakoze. Hanyuma ndasenga biyoyoka ntabwaguye, ndashimira Iyera. Bari kubifotora, hari abantu benshi bari kubifotora umunsi uko bakajya bavuga bati dore umugabo wabwaguye. Abapfumu bakajya bavuga ngo natwe turakora, ariko ndashimira Imana isubika imigambi y'abadayimoni, nibwo yakongera ikagaruka. Ariko Imana ibihari igiye isubika, reka burya niyo mpamvu ibwira ngo ntibirare, igenda ibisubika bikagaruka, kongera akabisubika kugira ngo tutirara, atwongorere n'indi jambo ry'ubugingo. Umwami nashimwe. Twasomye ijambo rivuga ngo kuko yababajwe ubwe no kugeragezwa abasha gutabara abageragezwa bose. Tugiye gusenga hanyuma twinjira muri iki cyigisho, ubundi dusenge. Buhamya ni bunini burebure ni bwinshi, ariko reka mbese ubikiye aha, hanyuma iri jambo turiganireho. Yarababajwe, yarageragejwe, ariko abasha no gutabara abageragezwa. Mwami nashimwe. Mwami Yesu, tugushimiye ko wabanye natwe, si ubu gusa na kera wakomeje kubana natwe. Turasenze, ari benshi bakeneye ubutabazi. Uyu munsi ndi kuvuga ibingibi, hari n'abandi nanone bari mu bibazo bavuga bati natwe Imana idutabaye twanezerwe. Icyo ubuhamya buberaho nta kindi, ni ukugira ngo umuntu ukibirimo yumve ko Imana itabara, n'ababivuyemo nabo ntibirare. Nicyo biba bivuze. Rero turagushimiye yuko wumvise gusenga, dusenze twizeye izina rya Yesu, amen. Abaheburayo mu ijambo twasomye ni mu gice cyaho cya 2 ku murongo wa 18. Dushimiye Yesu we waje, ariko nawe mukuza yaje agira mu ivuka rye byari bikomeye cyane. Mu ivuka rye nta munezero w'umubyeyi we wamubyaye yagize, kuko mu ivuka rye Herode yari ameze nabi ngo amumerere, yagira ngo amwice, ariko ngo ubutabazi bw'ijuru buraza, noneho ngo hungana umwana na nyina, kuko Herode ashaka kumwica. Urumva mu ivuka yarafite ibimukomereye. Hanyuma agize ngo arigire ejuru, nabwo agira igihe cyo kubatizwa. Avuye muri Yorodani ntabwo yahise ajya kwinezeza mu by'imibatizo, ahubwo ngo yahise akomeza agenda mu butayu ahura na Satani. Hari igihe uva mu nzu y'Imana unezerewe, mbere y'ukura n'ikimana ikuvuzeho ugahura na Satani akakugerageza, ukava mu gusenga utakubitwaga, wagera mu rugo ugahura n'ikigeragezo kimeze gutyo. Ariko dushimiye Imana y'amahoro yumva gusenga igihe duhura n'ibigeragezo, ariko tukaba twakira ijambo ry'ubutabazi. Burya ijambo ry'ubutabazi riza mbere, ibintu byose bikajya biza bisanga ubutabazi buhari. Niyo mpamvu bitakwica, kandi intego ko ari ukukwica, ni ukubera ubutabazi. Umwami natugirire neza. Hanyuma dushimiye Imana y'amahoro ngo basenze Imana barayinginga. Baheburayo baravuga bati natwe turazi ko Imana ibana natwe. Imana ijya ibana natwe mu bibazo, Imana ijya ibana natwe intambara ziteye. Nawe rero ukeneye ubutabazi, waba uri umucuruzi ukeneye ubutabazi, waba uri umuntu wubatse urugo ukeneye ubutabazi, waba uri umukobwa ukeneye ubutabazi. Ubu butabazi rero nta handi buva uretse ko wemera Imana, ukinjira mu muryango w'Imana, ukinjira mu muryango w'abantu bayo. Iby'Imana ikubuza ukabireka, ibyo ikubwira gukora ukabikora, niho Imana ikuzanira ubutabazi. Ubutabazi nubwo Abaheburayo, nubwo Abisirayeli, nubwo abantu bemera Imana, nubwo abantu baciye bugufi, nubwo abantu baretse ibyaha. Icyakora n'abari mu byaha nabo bakeneye ubutabazi ko Imana yabakura mu byaha. Imana yakura abantu mu byaha, yakura abantu mu nzagwa, yakura abantu mu biyobyabwenge, yakura abantu mu busambanyi, yakura abantu mu bugambanyi, yakura abantu mu bujura. Iyi Mana yakura abantu ahantu hose batataniye, ikabazana ikabaha ubutabazi. Mwami natugire neza, mwami natwambika imbaraga. Buri muntu wese rero akeneye ubutabazi, kuko uwababajwe, uwageragejwe, nawe abasha kugutabara, kuko si ubwa mbere wabutabawe, si ubwa kabiri wabutabawe. Ubutabazi buturuka ku Mana, ubutabazi Imana yohereje nubwo abantu bemereye Imana, ntabwo ari ubwo abantu baje bagifite ibyaha,
nubwo abantu bihannye. Niba ushaka ko nawe ubutabazi ububonaho, ca bugufi imbere y'Imana dusenge. Birashoboka ko waba uri mu kazi ukavuga ngo nanjye nkeneye ubutabazi, nkeneye ko ncuruza ariko ngacuruza Imana inyemera, nkeneye. Waba uri umukozi wa leta cyangwa wikorera ku giti cyawe, vuga uti nanjye ndumva ashaka gukora ariko nshaka ubutabazi bw'Imana. Kandi ubutabazi Imana izanye, ubutabazi Imana igizana, iyo wabuze urubyaro, ubutabazi Imana izana ni ukuguha umwana. Iyo wabuze akazi, ubutabazi Imana izana ni ukuguha akazi. Iyo ukodesha, ubutabazi Imana izana nubwo kukubakira. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana yumva gusenga, igiye kuzana ubutabazi ari kubuhereza abantu bayumvira. Imana ishimwe. Tujye gusenga Imana. Imana mu izina rya Yesu, hari benshi bakeneye ubutabazi kandi yabumvise iri jambo. Birashoboka yuko aho bari bibazaga iyabatabara aho yaturuka, kuko bakoze mu bwenge bwabo babona ntibyemera, ariko haracyari ubundi buryo byakwemeramo. Hanyuma turasenze muri aka kanya kugira ngo utabare abantu, ari abarushye, ari abaremerewe. Abo ngabo urabibashije kubatabara, ubashije gufata umuntu utari ufite uburyo ukamuha uburyo, ubashije gufata umusore wabonaga bitazemera ko yakubaka urugo ukamwubakira, ubashije kuba wafata umuntu wibwiraga yuko umurimo we azakora umwuga w'uburaya akazarinda asaza, ariko ukamuhindura nawe, ukamuhindura amateka nawe akaba mu rugo rwe. Umwami nashimwe. Turagushimiye ko wumvise gusenga. Mana, komeza ubane na buri mumwe kandi ukomeze kuduha umugisha hamwe n'abatwumva. Dusenze twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen.